sari gucuruza urumogi, sari gucuruza ibiyobyabwenge, arimo kwidudubira ngo abana be babeho, nawe ugiye kumuhiga bukware nk'umubumbyi nk'umuntu w'umwicanyi ukomeye cyane. Urabyumva neza? Ibi bintu rero bavandimwe bakundwa nshuti z'umusaraba ntago bikwiye. Ese ibi ibyemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali ubwo ntago bashobora kubona ko bibangamye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo hagire ubundi buryo bikorwamo? Nimba bavuze ngo ubu bucuruzi hakagira n'imyanzuro ifatwa kuri bwo, kandi dufite societe ikenera kurya, utekereza nk'umubyeyi uri kududubira umuryango. Ngejo narababaye cyane ndi Nyabugogo, ubundi imodoka z'isuku n'umutekano zigurwa ku mafaranga y'abaturage, noneho ukabusanga izi modoka ntago ishobora kugutwara urwaye ngo ujye kwa muganga kwivuza, ntago ishobora kugutwara cyangwa ngo iragutwara igiye kugufunga kujyanye kwaka kandi warayiguriye. Haryo ubu wagaruka kunsaba umusanzu wo kuguraga imodoka y'umutekano, imodoka y'umure, nayitanga iyo nkunga. Iki mfasha ari ukunyorohereza kugera kwa Kabuga nkata umuryango. Azikari gukosanye umuntu amaye mitanga akora no kwiba byose birimo. Uriba? Cyane gose. Uriba? Ubuse bahita baguta muri yombi bagukurikira ngo cyaha cyo kwiba? Oya, nta muntu wangurikirana kereka sinzi uko bigenze. Wabuze umuntu uvuga ko yabuze icyo gukora cyangwa urumwe muri abo, reka nkurangire Umuhuza Business and Training Center UBTC, ishuri rikwigisha. Mu byo bakwigisha harimo patisserie ndetse na brangerie, bakakwigisha gukora amasabune n'amavuta, bakwigisha kandi multimedia, harimo journalisme, gukamera ndetse no kweditinga hamwe no gukora filme. Banakwigisha kandi photography, graphic design, gukoresha social media zitandukanye, harimo kwigisha abantu uko bakoresha YouTube channel, ibijyanye na bariste, birimo gukora ikawa, ice cream ndetse n'ibindi. Mu Muhuza Business and Training Center wabahamagara 0782 43 34 35 cyangwa se 0782 ngwino uhahe ubumenyi unahabwa amahirwe yo kububyaza umusaruro. Yes, ndagusuje kandi ngwaye ikaze wasimo gukurikira Papi Empire TV uri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abadukurikiye muri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali, abadukurikiye muri mu diaspora ku migabane itandukanye, namwe ndizera ko mukomeje kugubwa neza cyane. Amahoro y'Imana akomeze ahire abe muri mwe kabisa. Ubundi Uwiteka akomeze abandebera icyoroshye. Amazina yanjye nitwa Ndahiro Valence Papi. Muraba agaciro gakomeye ku buzima bwanjye. Mwe mwahisemo kusubscribinga. Kuri ubu tukaba turimo kwishimira ko tugeze kuri kubadukurikira basaga ibihumbi 90. Harabura ibihumbi 10 kugira ngo ducelebrating duterure igikombe cyo kuzuza abasubscribe ibihumbi 100. Nimudufashe rero nyamuneka batarakora subscribe, iyo niyo nkunga mugiye kudutera kugira ngo ibintu bibe biza kuba bigenda neza cyane. Ndabashimira kandi mwe mudahwema kutuhamagara, kutugira inama, kutwandikira no kutwereka ko muduteye ingabo mu bitugu. Uyu munsi ntago ni bubatindire, ndaza gukubita amangura. Ndanihanganisha umuhungu wanjye bamwita Richie, yarambwiye ati ntago ndi umukameraman ubu ndi umunyamakuru. Ntago ameze neza ariko araza kumera neza. Twavuganye ambwira ko yumva umubiri urimo kwanga, ndakeka ko ashobora kuba ari umunaniro, ariko araza kumera neza. Ariko n'ubusanzwe witwa Free Store, ubu ni uri kuri kamera. Mungu wawe nabwo atereka nkwigisha ukuntu ugomba kuzajya ugira ibyo ukanda. Ejo bundi ibijyanye n'ubucuruzi byanze, uzareba ukundi kuntu wabona umugati. Buriya ngo ikintu gikora akazi kamwe ni kimwe. Murakimbwira muri comment. Ikintu gikora akazi kamwe ni kimwe kabisa. So ndizera ko rero mumeze neza cyane. Ndabashimira cyane, nabonye abifurije umuhungu wanjye Olga
isabukuru nziza, mwakoze cyane muri ab'agaciro. Buri ikintu cyose gituma uwanjye yishima gikora ku mutima wanjye pe, gikora ku mutima wanjye. Itariki nk'iyi, amasaha nk'aya, nibwo mama we yari amaze kumwibaruka rwose, ariko yamwibarutse nko mu masaha 4 z'amanywa, saa 4 saa 3 gutyo. Uwiteka duha umwana mwiza w'umuhungu n'umubyeyi aza ari muzima, ntiyagwa ku iseta. Uwiteka abana nawe. Uyu munsi umwana yujuje imyaka 10 y'amavuko, nanjye tariki 6 z'ukwa gatandatu, ubwo ni ku munsi w'ejo, harabura amasaha make, nzaba ndimo gufeta anniversaire ya mariage, nujuje imyaka 11 mu rushako. Urumva se atari kuva mu bwiza tujya mu bundi, tuba tugomba gushima Imana, kuko hariho ababa batakiri kuri isi ya rurema, hari ababa bavuga bati noneho bamaze no gutandukana. Ariko ngenda ndashima cyane ko urumva buriya Uwiteka yaratubashishije. Bibiliya ibivuga neza ngo umugore mwiza atangwa n'Uwiteka, ngo urugo n'amatungo bihabwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza atangwa n'Uwiteka. Ubwo rero Uwiteka ashimwe cyane, wandemeye umufasha unkwiriye. Yandemeye umufasha unkwiriye. Imana ijye imuha umugisha cyane, inamukomereza amaboko. Ubwo iyo ntahari cyangwa se ndi mu bindi, abarimo kunsengera, twe tugendera ijambo ryo ryarambwiye ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nanjye nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, n'umufasha wanjye umba hafi. Ubwo yaba anniversaire y'umwana ndayifese, yaba anniversaire ya mariage nabwo ndayifese. Kubera ko namaze kubona ko hari igihe ushobora gukora ibirori, bamwe bakavuga ngo nukwiyemera ngo niki, ariko ibirori bya mbere biba biri ku mutima. Rata warakoze shasheri wanjye, wampinduriye izina, mpindura uwondi urambyarira ndaho. Ubwo ariko batagira ishyari, ubundi mwabura kurigira muti. Iyo Satani akubisemo umurizo akabona reka isengesho rimeze neza, nta cyabuze icyo kuza. So ntago ari ibyo nari ngambiriye, ariko nagombaga kubivuga kubera yuko ubu ndanezerewe mu mutima wanjye. Umuririmbyi yaremye ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru. Nuko nibyo, nuko biba bimeze. So uyu munsi ngiye kugaruka ku kibazo kijyanye n'ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe, ijambo ntajya nemera ngewe, bukorwa n'abitwa abazunguzayi, bavuga ko ubu bucuruzi bufatwa nk'ubutemewe mu buryo buri politiki, ariko mu buryo bwo kwihangira imirimo no gushaka icyo umuntu yakora, ngiye mbona ko ubwo bucuruzi buba bwemewe. Kubera ko as long as icyo urimo gukora kiri bubashe gutuma ubaho, ukabeshaho uwawe, ukabeshaho n'umuryango wawe, ntago twakagombye kuba turimo kubitera umugongo ngo ibyo ngibyo ngo ntago byemewe. Ntago ibyo ngibyo ntago ari byo habe namba. Kuko abayobozi mu nzego zitandukanye iteka baratubwira ngo mukure amaboko mu mufuka mukore. Nkibaza ngo noneho nimba ubwiye umuntu ngo kura amaboko mu mufuka ngo ukore, kuko twese ntago tuzagira amahirwe yo kuza ngo twicare kuri kamera ngo dukore ibiganiro. Oya, ntago twese dushobora kuzajya kwicara muri biro ngo tugire icyo dukora. Oya, aho niho usanga haziramo umuhuza business and training center, bakigisha urubyiruko kwihangira imirimo, gukora amacapati, gukora ibintu bijyanye na patisserie byose, ndetse n'ibindi bitandukanye, no gukora amasabune. Ubwo ukaba wize n'umwuga, ukarushaho gutera imbere. Icy'ingenzi rero ni iki ngiki: habayeho gahunda yo kubaka amasoko y'abahoze mu bucuruzi bufatwa nk'ubutemewe, banashyirwa muri aya masoko bamwe. Ariko umunsi ku wundi ntitwirengagize ko habe mu mashuri abanza, buri mwaka hagira abasoza icyiciro cy'amashuri abanza. Muri segonderi hari abashoje icyiciro cya segonderi, muri TVET hari abasoje iyo ubumenyi ngiro. Abo bose ntago basohoka ngo bajye muri biro bajye kwicarayo. Noneho ikintu gitangaje, udafite icyo akozra kandi abakenera nawe kubaho, hari bezo z'ibyo akenera umunsi ku wundi. None niba afite ibyo akenera, biraza kugenda bite kugira ngo abeho, abesheho n'umuryango we? Ibi ndabivuga bamwe mukabifata ngo nayo, ariko birababaje cyane my friends.
uyu munsi umujyi wa Kigali urajwe inshinga no kugira byinshi ukora bigamije guteza imbere umujyi. Uko bukeye nuko bwije mugenda mubona ko habaho impinduka mu mujyi wa Kigali. Noneho muri gahunda ya Green City ni projet ndende kandi bigomba kugerwaho. Ntago rero izaza ihura no kuvuga ngo reka tujye guhangana ngo n'abakora ubuno bucuruzi. Ubu ngubu nsigaye mbona ntazongera no guhamagara Madamu Emma Claudine ntirenganya ku kibazo cy'abakora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe ababa bazunguzayi. Ngo mubwire ngo iki kibazo muragitekereza he, kuko iteka igisubizo baduha ni kimwe, ngo nugukira mu bikorwa ibyemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Ese ibi ibyemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali ubo ntago bashobora kubona ko bibangamye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo hagire ubundi buryo bikorwamo? Nimba bavuze ngo ubu bucuruzi hakagira n'imyanzuro ifatwa kuri bwo, kandi dufite societe ikenera kurya, tekereza nk'umubyeyi uri kududubira umuryango. Ngejo narababaye cyane ndi Nyabugogo, abadaso abanyerondo barimo kwirukankana ababyeyi banahetse abana, barimo kwijajabira ngo bagire uko babeshaho imiryango yabo. Hari uwo twaganiriye arambwira ati hari igihe bagufata bakakujyana igikondo, abo wari urimo gushakira imibereho abana wabyaye, hakabura ukundi kuntu bari buze kubaho bakajya mu muhanda. Mu minsi 2-3 nabo bagahita bagusanga igikondo, abataje igikondo bakaba bibereye mu buzima bwahe bwo mu muhanda. None urambwira ngo ubwo bucuruzi ntibwemewe kandi arimo gukora ibintu bibasha gutunga umuryango we ukabaho. Ariko tekereza urugero, umuntu afite igishoro cy'ibihumbi 10 cyangwa 5, aracuruje, aha agize amahirwe yo kubona ibihumbi 7, asigaranye igishoro cye cya 5, asigaranye 2 byo gutunga umuryango, akoresheje igihumbi kindi gihumbi arakizigamye kugira ngo azabone ayo kwishyura ikode ry'inzu. Uramufashe arimo gukora ubwo bucuruzi. Ibi ndimo kubivugira kubijyanye n'abanyerondo, imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Rwezamenyo ku munsi w'ejo birukankanye umugore ngo wikoreye amafi 3. Umugore amafi barayafata, umugore arabacika, bamwirukaho, imodoka iragenda ise kuri duka inzu y'umuturage, kubw'amahirwe ntiyagira watakariza ubuzima. Ariko uyu nguyu wakoraga ubucuruzi bw'iyi botike kandi arimo gukora ubucuruzi bwemewe, aratanga umusoro, aratanga ipatante, aratanga everything isabwa kugira ngo abashe gukora ubwo bucuruzi. Ako kanya mu gihe hagiye kubaho imirimo yo gusana, igihombo kirabazwa nde? Ibyo ibijyanye n'amasiranse yacu turabizi, kugusiragiza vaviye hagati aho icyo gihombo kiba kizabazwa nde? Kabiri, uyu utwaye iyi modoka n'abo banyerondo barimo, kubw'amahirwe ntawe hatakarije ubuzima, ariko nabo bafite imiryango, yabashaga guhembwa akuye muri iryo rondo agatunga umugore n'abana, cyangwa se nawe kanitunga ku giti cye. None uyu munsi wa none urugero akoze impanuka, umuryango yakabaye yitaho ntari buze kuba witaho kubera ko ugagiye kwitabwaho mu bitaro, yitabye Imana umuryango urawuhoza amarira y'igihe yari kuzamura muri ako kazi. Warangiza ukavuga ngo iki ngiki kigiterwa n'iki, ibi birimo guterwa n'iki? Ngo nugushyira mu myanzuro ngo ibyemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Ese ibyo byemezo ni robot ku buryo bidashobora guhinduka? Nagiye mvuga kenshi ku bijyanye n'abo bacuruzi, ntago uraza kumbwira ngo umubyeyi, umuntu urimo gukora ubucuruzi, ibyo arimo gucuruza si kanyanga, si urumogi, si ibiyobyabwenge. Hari ubundi buryo ibi byakabaye bikorwamo mu gihe amasoko yubatswe batayakwiriwemo, kubera ko umujyi ugenda urushaho kwaguka umunsi ku wundi, umujyi uraguka n'abantu bakiyongera mu kuwutura. Ntago rero uzambwira ngo ugiye ndashaka kugira ngo nyirizina mu byemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali, nkuko umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madame Emma Claudine ahora bidusubiza ngo nugushyira mu bikorwa ibyemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali.
nibyo binaha uburenganzira bigaha ububasha aba banyerondo kwirukankana nk'urimo kwirukankana umugezi wa nabi ku gasozi urimo kududubira umuryango we nawe ubwe muri rusange. Uyu mubyeyi birukankanaga wenda turimo no kuvuga ngo yaragiye basigarana amafi 3 muzi gute ko atirukansa ahunga agakubita umutima kwibuye agahasiga ubuzima? Mbabarira umbwiza ukuri, iyi modoka urayifashe icyo noneho ikintu kinababaje giteye agahinda, abanyerondo amafaranga bishyurwa, amafaranga yishyurwa abakorera umwuga w'irondo ni amafaranga atangwa n'abaturage. Wa muturage urimo kududuba kugira ngo abone nayo kwishyura y'isuku ndetse n'irondo, noneho umuhize bukware. Ariko hari n'igihe ibi bintu mbireba nkibaza ngo biraterwa n'iki? Izi ntoki zanjye ziri ku kiganza cyanjye nibinda bivuga gutya, bamwe mu binkundire cyangwa se munabinyangire, ariko ntago nzareka kuvuga ukuri. Izi ntoki ziri ku kiganza cyanjye ntago zireshya, ntizingana, nta nubwo bishoboka ko zizigera zireshya, nta nubwo bishoboka ko zizigera zingana, ariko zifasha kumfasha iyi mikoro nkavuga. Ni nuko rero isi iremetse, hari rubanda rugufi, hakaba abibo w'ikiciro runaka, hakaba n'abakire. Abo bose bafatikanyiriza hamwe gukora ibikorwa by'iterambere ryaba ry'imiryango yabo n'igihugu cyabo. Ariko wowe burakeye, ariko ndashaka kugira ngo umujyi wa Kigali hari ikintu kimwe mwirengagiza. Kuki ibi bintu bikorwa na daso n'abanyerondo mutari mwabonamo ingabo, mutari mwabonamo polisi ikora ibingo yirukankana umuturage kibuno amaguru yadiri? Ibi bintu nubwo mwakagombye kwicara ngo nabyo bibaho isomo koko. Hari umumama w'umupolisi w'igihanga nabonye hano kari agahanda gaturuka i Remera gaca munsi ya gare ya Kimironko no ku ruhande rw'isoko, yanyuze hari yasanga dukurikiranye hari abadamu barambuye harya imbuto bari gucururiza ku muhanda. Icyo yakoze yarahagaze arababwira ati nimwihangane ibi mubikure hano, mureke gucururiza hano mu muhanda, mwigira inyuma. Naravuze nti wow, dore icyo bita rero ubumuntu n'umubyeyi. Ariko yaba ari umunyerondo aba yarirukanse muri bya bicuruzwa n'ibirenge ahirika, can you imagine? Ejo naganiriye n'umwe mu basore nasanze Nyabugogo, ndamubaza ngo ukora iki, atabiciye iruhande ubona ari na fiyeri yabyo, ati ngewe ndi umujura. Ati ngewe ndi umujura. Reka mbanze nshyiremo clip ye mu byiyumvire, nimurangiza mumbwire. Arabivuga gutya, yaturutse mu karere ka Gakenke, ariko biragusigira isomo rikomeye cyane wowe udukurikiye. Nge nzajya nzambara buremba inama nigendere, ariko ntago numva ko ibyemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali badashobora kubona ko ari bimwe byakabaye binakosoka. Nari ngiye gukoresha ijambo ryo kuvuga ngo bipfuye, ariko ndavuga ngo baraza kubibona ko ari nk'ikintu nagoreje kiremereye cyane, ariko ntago bikwiye. Urakomeye gake gake. Urakomeye gake gake. Ko ndeba uri kwishoza se sha byakugeretse bite? Ciao, inzara bimeze nabi. Ubuse inzara niyitumwa, ariko bishe kubura umustar urundi muntu udasanzwe. Uko no tero umuntu udasanzwe wenda birashoboka, ariko n'inzara nabyo bikaba birimo. Aha, reka tugarike kukubura umuntu udasanzwe. Kuki uri umuntu udasanzwe? Tero umuntu udasanzwe. Aga nimirira bari mekeya kire kunyongera imirire wenda byashoboka. Bakwita nde? Venuste Iradukunda. Venuste Iradukunda, ariko ukora iki se Nyabugogo? Cyengo nije karani iyo bibaye ngombwa, iyo bitabaye ngombwa urakari kazi kadasanzwe. Ubwo
uko uri umukarani ariko iyo bibaye ngombwa ukora kandi kazi kadasanzwe ubwo nakahe akazi kariko kose ngenda gakora kadasanzwe akazi kariko kose umuntu amaye mitanga akora no kwiba byose birimo uriba cyane gose uriba ubu se bahita baguta muri yombi bagukurikirana iyo cyaha cyo kwiba oya nta muntu wangurikirana kereka sinzi uko bigenze ukoresha irihe banga kugira ngo wibe ntufatwe uriya yose nzi Imana nta kidashoboka umuntu agasenga Imana tuwiteka nyir'ingabo Mana undinda abajura ngenda amahoro ngaruka amahoro nawe ugasenga uti Mana umfashemo n'uwo niba cyane gose tubwire isengesho ryawe reka twigendere n'abakurikiye BTN bamenye ibanga ry'abajura tubwire dukubite rya sengesho ryanyu ry'abajura twigendere nubwo mvuga ndi kuganya ariko ndaganya ariko Imana ikabyumva avuga ati Mana umfashe nubwo ngiye kwibura muntu ariko ndengere ungire neza ariko nakibanga itamfata nafata umuzigo nanjye ngahita mvuga ati uyu munsi ndajya ariko iyo byanze ubwo nyine nawe urabyumva ndabwirewe ubu duhagararanye nta kintu waba wamaze kujyana cyanjye iki gihe nta kintu nabona iki gihe nta kintu nabona rwose none se mbara umbwiza ukuri wenda reka ibintu tubikure muri brag ubona umuco wo kwiba katari mwiza birashoboka ko uwo muco wawe ureka nanjye mba ndi kwigwana ngo yandeye ko nasamura kuri umusore se ufite ingufu nta kuntu hareka izo ngeso uramutse umaye akazi izo ngeso nanjye nazireka nkavuga ati ako kazi reka nkora ako kazi ngashizeho umutima ufite imyaka ingahe imyaka 18 20 njya kuyuzuza ufite 18 20 ugiye kuyuzuza cyane rwose ufite 18 20 ugiye kuyuzuza wavutse mu buhe mwaka wavutse 2006 wavutse 2006 ubwo 2006 ufite ingahe 2006 ubwo mfite imyaka 20 wavutse mu kwezi mu kwezi kwa gatatu itariki 20 uvukira mu he murenge Murenge wa Busengo umurenge wa Busengo akahe karere ka Gakenke akarere ka Gakenke tuha igitekerezo cy'ukuntu wavuze utubuniyobokeye umuhanda gahunda yanjye ngomba gutungwa no kwiba nanjye kuyoka umuhanda byashe binunguye nisanga nageze Nyabugogo maze nanjye nari nambaye mfite igikapo ngiye mu kazi bangombwa ko banyambura mita nifatira imihanda wari uje Kigali uje gukora iki nanjye gukora akazi ko muri restaurant banyambuye mita mvuga ati no kwibera imihanda nta kindi wavuye Gakenke mu buhe mwaka uherukayo ryari beruka 2024 none tugira busuza abo mu Gakenke babwira ubu ngubu ngiye nsigaye ndi umujura i Kigali abajeni bo mu Gakenke ndabasoza ubu namiyaga nabashiriramo kireka ngombwa ko mpinduka utekereza kuzahinduka ukareka ubujura cyane gose noneho hindukiza amaso uraranganye hano kugira ngo nimbura ikintu umenye wakijyanye muri abo bose hindukira uranganye umbwira uturiya nuriya ni umujura turakorana aba bose n'abajura bose umujura utara amajura ni muhagati n'umujura aba bose n'abajura kuko buri wese aba yigwanaho none se nta byago wari wahurira nabyo muri izo ngeso zawe ibyago ni byinshi cyane twagiye ku byago uhura nabyo mu bujura bwawe ibyago umuntu baramukubita akamaro kwezi ajyamye ari mu buriri ariko kubw'Imana akongera agakira akongera akazuka agakomeza mu kazi kiwe ni nk'iki wibye bakagukubita ukavuga uti nkaba nzongera kwiyo wenda ukabyicuza yera twe ingofero navuga ati naho nzongera kuyiba ingofero yonyine baragukubita ingofero yaneye umwaka barankubita iyo ngofero yahagaze nk'amafaranga angahe yari nka 2005 mpita mvuga naho nzongera kuyitwara Nyabugogo koko ntihasanzwe mu mateka yanjye nibwo bwa mbere mbonye umuntu uvuga ati njyewe ndi umujura kabisa ntabwo hano hari abanyerondo hari abadaso ikindi uriyemerera icyaha ntufite ubwoba ko bashobora guhita baguta muri yombi nabyo kumfata ibyo ngibyo n'ibidasanzwe mu buzima abantu bose kuko baba babikoresha bagira ngo bigwana barebe uko icyo bajya uheruka kwiba ryari wibye iki ikintu uheruka kwiba Shabaho kwiba cyaka wenda iyo numva bimeze nawe gose agafana nagatambokana reka numve umufuka kiyange kirimo ibintu birakazungiye gukora gifashe mu ntoki ndi kumwe n'umujura
ubu se nanjye wahita unshora aho ntabwo nahita nkwiba neje nje kureba ikibazo kibereye hano nangize ngo bakunguye mite babwira ati mwese muceho bagize gute nangize ngo bakunguye gukungura no kugira gute nangize bivumbuye bashaka kugwana hano ngaho iyo usanga bagiye kurwana bari gukora iki ubwo uguhita mbivangamo nuguhita mbivangamo ngahita mbakiza buri wese agakiza kukiri muto se ntabwo ugerageza utekereza kuzareka ukagira icyo wakora ibyo ukora ukabireka ngiye mbonye akazi nkora ibyo nabireka pe nabireka ngakora ako kazi kandi ngagashiraho umutima yego okay so iyi ni Btn TV ndacyari mu gasantere ka Nyabugogo musore bimeze bite bimeze neza urakomeye nashima Imana urakoshima Imana uyu mujene nagira ati ngewe ndi umujura ndanabyemerera ndi umujura wamugiriye inama namujyana no guhinduka kuko natwe twari nk'aba ariko twagiye duhinduka gake gakeya ibintu no gushyiramo akabaraga nawe wari umujura ariko ndashaka kugira ngo mumubwire umuntu abitekereza ate bikamuzamo gute bikarangira abaye umujura story ni ukuvuga ngo ubu ngubu uri kubona nk'uko nawe uri aha ngaha na ubu ari umuntu wenda unangira ukunde ugasanga nshobora kuzahinduka nkaba umujura ariko nawe ushobora kuba uri umujura mu rundi rwego cyangwa se warabayeho ubu ngubu nawe kuba uri umunyamakuru hari abandi bantu nawe ushaka ko wenda wakwiba gwika wenda nk'amajwi cyangwa se n'ikindi kintu ugasanga nawe wiswe umujura ni ukuvuga ngo rero kwitwa umujura ubundi nk'uyu nguyu uri kubona ubundi hari abajura baba bazwiho ku rwego rwo hejuru babandi biba bakanica hari n'abantu nk'aba ngaba bibira indabo kugira ngo bibe babeho mbese abashobora bari mu byiciro baba bari mu byiciro wowe ukiri umujura uri mu kihe cyiciro yewe se yewe ntabwo nabaye umujura wo kwica mbese cyangwa se nakwambura ibintu bihenze ariko nyine nk'ubu ngubu urabona nk'uyu nguyu nakubwira ngo ni umujura uyu nguyu ubuse ntabwo yatobora inzu cyangwa yiba imodokari cyatera igikapu cy'amafaranga cyajye kwiba banki uri ibyo kwirira urumva rero nyine kuko wakubwira ati ngenda ashaka akazi buriya ubwo n'umugiye neza wamuha akazi ibyo byaba ari byiza ubu namuha akahe ntabwo yabura akazi aha ngaha wanamujyana mu rwaka aravuze ati naringize ngo hariya bakunguye niko yarabibonye se urumva ko nacyo ni ikibazo buriya arajya ababitinya abarekenga noneho gira inama ugira abandi bajene bagaragara muri izo ngeso z'ubujura nawe wabibagamo uratubwira ibyago uhura nabyo wahuriragamo nabyo nuko waje guhinduka nuko kuri ubu bayeho ni ukuvuga ngo ubu ngubu nanjye urebye mbese nyine wenda muri makeya nagiye narahindutse leta iradufata badushyira mu kigo ngororamuco turiga baraduhugura turaza dushinga koperative tujya muri koperative tubasha kwiteza imbere bwa bujura turabureka turahinduka tuba abantu bazima ubwo ngubwo urumva ko umuntu abafite n'iragenda atero gato gatoya n'uyu nguyu nawe icyo asabwa nawe ni ukuba ibintu byose ni mu mutwe ni ugutekereza akumva ko ibyo arimo atari byo agahinduka nawe agashaka ahandi kazi yakora akabasha kubona imibereho ibayeho myiza nta kuvuga ngo abayeho nk'umujura yikangakanga cyangwa se afite n'ubwoba nyuma y'uko uretse ubujura ugiye ku kirwa cya Iwawa ukigishwa ukaza ukajya muri koperative ukiteza imbere twigarukire ubu urishimira iki umaze kugeraho nyirizina ni ibintu byiza cyane ni byinshi nakwishimira byonyine nk'ubu ngubu ndi no kuba nambaye n'umwenda wa koperative nkaba nkora nkabasha kubona icyo kurya nkabasha gutunga umuryango nkabasha kugura mituweli nkaba mba mu nzu nikodeshereza ibyo nabyo ni ibintu byiza urumva nta cyiza kirenzeho ngo kandi mbere ntiwabashaga gukora ibyo birasa n'umuntu ari ahantu ku gasozi handi bita ngo mu ngangi mu mateme ugasanga ni ibintu bitandukanye umujene arambwiye hari akabazo ndi kubaza abajene kajyanye na gahunda yo kwiteza imbere ndetse no kwizigamira mbajije umuvandimwe w'umunyonzi aravuga ati kwizigamira ni ukuba natwaraga igare nkarivaho nkagira ikindi ntwara wowe bavuze ijambo kwizigamira wumva iki kwizigamira n'ejo hawe hazaza mbese ushaka kwizigama mu bikorwa cyangwa se ukizigama no ku mafaranga ariko ikibazo ni uko amafaranga ubu yarabuze ni make ariko uko byakagenda uko ariko kose ushaka no kubikana 500 iratinda rikagwira ubwo kwizigamira ni iki kwizigamira ni ubuzima bwiza mbese bw'ejo hazaza ubuzima bw'ejo hazaza sura wagemize bite ni neza urakomeye ndakomeye meze neza umuvandimwe ati nge nisengera isengesho ngo mana umfashe mbona uwo niba ubwo nibonera indangare hari inama wumva wamugira cyangwa ari cyo umwigiyeho ongera utsubiriremo umujene aravuga ati ngenda umujura nsenga Imana ngo Uwiteka umfashe mbona icyo niba abese
bimuhira byakomeza none se ko no byakomeza urabishyigikiye bimuhire yakomeza none se ubundi uraza gutwara igare mu kanya barifate barijyane naje igare nta muntu manzari bashaka ko duca mu mujyi wa Kigali none se baraguca mu mujyi wa Kigali nta kandi kazi ufite igare bararitwara buri mu gitondo na nimugoroba ukambwira ngo aho utajya kwibani nimba uyu yiyemerera ko ari umujura uyu nawe urimo kwidudubira akaba arimo kwirukankanwa na daso n'abanyerondo undi akaba arimo kwirukankanwa n'imodoka y'isuku n'umutekano kugeza ubwo igiye igasekura inzu y'umuturage. Ariko hari n'igihe nibaza ngo umuntu akora ibi yabanje kwicara agatekereza babarira ubwiza ukuri. Uyu mushoferi ngewe ngize nk'amahirwe yo kuganira nawe namubaza ngo uyu mubyeyi wirukankanaga n'imodoka ubwo iyo ugira ibyago ukamugonga agapfa wari kusobanura ko wahawe nandi amabwiriza yo kwagiserera imodoka ngo wirukankane niwe. Sari gucuruza urumogi, sari gucuruza ibiyobyabwenge, arimo kwidudubira ngo abana be babeho, nawe ugiye kumuhiga bukware nk'umubumbyi nk'umuntu w'umwicanyi ukomeye cyane. Urabyumva neza? Ibi bintu rero bavandimwe bakundwa nshuti z'umusaraba ntago bikwiye. Reka mbanze nababwiye ngo ibingibi ntago nge nzongera guhamagara Madamu Emma Claudine Ntirenganya kuko umujyi wa Kigali ufite byinshi byo gukora byo guteza imbere abaturage. Nimba rero ibyemezo by'inama njyanama by'umujyi wa Kigali ari ntahinduka ari biraho abimeze nk'amategeko 10 y'Imana nge ubundi bari ababyeyi bakagombye gushyiraho n'umusoro wabo. Wewe nukavuga tuwaje gucuruza nasore 300 urugero yonyine ariko akora ubucuruzi bwe yumva tuje. Nimba hari gukora nasuku ahakorera isuku ariko acuruze ashaka ikimuteza imbere yaba we n'umuryango we. Iyi ni inama mbahaye ku buntu ntayibishyuje. Ariko uzambwira ngo ndimo gushyira mu bikorwa ng'ibyemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Umuturage urimo kumupirikana ariko mbabarira umubwiza ukuri. Ibi ni nabyo bituma bamwe babyuka bagafata amasupa dipe bakayashyira mu macupa batoraguye atanogeje bakajya kubicuruza ku bazindutse bagiye gukora ingendo kubera yuko bavuga ngo n'ubusanzwe igishoro ndi bukoreshe niba mfata barabinyambura. Ugasanga agiye gukora ibijyanye n'ibipfuye kubera yuko afite igihunga cyo kuba yakora ibizima avuga ati niba mfata niba najyana bajyana igishoro giki n'ubundi barajyana igishoro giki rikanemera ibyo ntanga mbitangazi nk'uburozi. Tekereza nari mamagaye Evariste mu Rwanashyaka umukozi w'umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bwa muntu Krado. Aha nendaga kumubaza ku cyo nk'imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu iki mukibona nk'ikibazo cyangwa namwe mukibona gutyo. Reka buretse gato wumve abaturage biboneye imbona nkubone iyi modoka yirondo y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Rwezamenyo yirukankanye umugore n'amafatatu. Modoka ijimo kuriki mama asa nk'utambuka hano nayi kugira ngo baramira imodoka n'umushoferi baramira amaferatora basubiza mu modoka
ibyo bintu ntabwo ari byiza cyane. Ikigaragara ni uko bageze amerwe kurutira guha agaciro umuntu. Baramiye amafi aho kugira ngo kurusha uko baramira umuntu. Amafi atatu niyo yari afitwe n'umubyeyi wari uri kuzunguza mu murenge wa Rwezamenyo, akarere ka Nyarugenge, mu kagari ka Rwezamenyo ya mbere. Yaje kwirukankanwa n'imodokari y'isuku n'umutekano ndetse n'abanyerondo, niko kubura feri kw'iyi modoka igasekura inzu y'umuturage, umushoferi agakomereka bikomeye cyane. Abo ni bamwe mu babonye uko iyi mpanuka yagenze, badahwemye kugaragaza ko abanyerondo bahise bitorera amafi aho kurokora umushoferi wari ukoze impanuka. Tuka kuri 40 kuko yakase kuri 40 ngo bamumanukana hano. Ubwo shoferi nimba yabuze balance yo gufata feri akubita igikuta cy'inzu y'umucuruzi yari iri hano. Ubwo muzunguza yajugunye indobo hasi ariruka, amafi barayatora bayasubiza mu modoka. Aho kugira ngo baramire imodoka n'umushoferi baramira amafi baratora basubiza mu modoka. Ibyo bintu ntabwo ari byiza cyane. Bira n'ibikorwa bya leta bangirije, kandi n'uwo muzunguzayi n'uwo wa leta n'umuturage wa leta yahombye. Muba abana bivuga ngo baramiye amafi aho kugira ngo kurusha uko baramira umuntu. Ubwo byumvikane yuko bishakiraga amafi neza cyane. Guruka umugore nawe amanuka yiruka, ibaza umuntu kwira uwo mugore kwiruka agasiga imodoka, ahubwo imodoka igasigara iri mu bibazo n'abantu we yagiye. Kigaragara ni umwaka, iyo ubonye bafashe indobo imodoka nayo igasigara mu bibazo n'abantu bamwe bagakomereka n'abanyerondo bagakomereka. Ubwo urumva yuko umugore yari yabyutse yasenze. Bari birukankanye umuntu wari ufite amafi, bari bamwirukankanye n'amafi ye bari bamaze kuyafata. Ibuze feri ituruka ruguru, iturutse ruguru iri kumwirukankana, yahise igonga iyi nzu iri hano, iyi ngiyi bacururizamo. Umuzunguzayi bamwirukankanye n'amafi, nuko ngo itaye feri nyine umuzunguzayi ibintu barabitoragura bahita babibika. Ubundi ni hahandi oya ntabwo bikwiriye pe. Nkubwiza ukuri, ngewe ndi umucuruzi, imodoka ije yafatiyeho, walaye narindimo imbere ahubwo ndaza ati Imana irarira. Nanze ko mpfuye. Iziguruka. Nge narindimo imbere ntabwo menye ibyabaye. Nge mbonye imodoka ikubita ku muryango, nshatse uburyo nsohoka nirukanka, ndati Imana iracyandinda kabisa. Nanjye niko numvishe nsohotse ngeze hanze ko ari umuzunguzayi bari kwirukanka. Ko nge ndi muri kontwari ndi gucuruza. Ariko nyine ni ibibazo kabisa. Hano nyine umuzunguzayi yamanukaga, iyi modoka y'irondo irimo imwirukankana. Hanyuma ariko uburangare ikosa twabonye ririmo nk'abaturage, bino bintu ntabwo ari byiza. Umuntu bavuga ko umuntu niba umwirukankanya akagusiga byibuze metero 50 utagomba kugumya kumukurikira. Bona yageze ahangaha arakwepa amanuka mu karagahanda ko hirya, imodoka ihita yinjiramo hariya irasenya. Ibi bintu rero ntabwo ari byiza. Leta igomba kuba andi mahugurwa bagenderaho kuko ntabwo ari umwanya wiranze isenyutse, ushobora kuba yari kugonga abantu benshi. Urabibona nawe wabibona, cyangwa se n'umuntu agapfa, ariko agapfa mu maherere mu buryo budasobanutse. Gusa abaturage bakomeje bavuga ko ibyakozwe n'aba banyerondo ndetse n'uyu mushoferi bidakwiye, dore ko bamukuye kuri 40 bamwirukankana bakamumanukana muri aya maveni, nibwo imodoka yabuze feri. Bakavuga ko bagakwiye kugira icyo babafasha kugira ngo babe babasha kuva mu muhanda, dore ko umujyi wa Kigali we wabemereye inkunga ariko bagategereza bagaheba. Ibi ngibi ntabwo byari bikwiriye, ahubwo ikintu mwakagombye kudufasha nk'abayobozi, ahubwo mwakagombye kureba ngo ese umuzunguzayi bari umuzunguzayi, ese n'iki twamufasha nk'abayobozi kugira ngo twebwe ubwacu turebe ikintu twamufasha yiteza imbere, aho kugira ngo tuzabe tumwirukankane twebwe nk'abayobozi. Turebe ese umuzunguzayi, ese twebwe turakora iki? Ntabwo bikwiye, aya ni amakosa akomeye cyane n'amategeko akahanira. Ntabwo ari byiza. Wenda turabashonji, ntabwo mushaka n'inzara mu gihugu, sibyo? Ariko ntabwo bikwiye urirukankana umuntu w'akadobo nkaho yishe. N'umujura, abajura turabazi nabo twabababwiye, sibyo? Ariko urirukankana umuntu w'akadobo nkaho yishe, oya ntabwo bikwiye. Aya makuru yaje kugarukwaho n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya, aho ku cyerekeranye n'iyi mpanuka ndetse n'ibyerekeranye n'abazunguzayi yagize ati cyane mu by'ukuri nk'uko wanabibonye, ntabwo
hari iyi modoka yakoze agisida nk'uko n'izindi modoka zose zikora agisida. Ni imodoka y'umutekano yacitse feri igonga butike, tukaba nyine twihanganisha nyine umuntu ufite ibye byangiritse, ariko birumvikana nk'uko agisida bisanzwe bigenda, imodoka ifite ubwishingizi, haba hagomba kurihwa n'ibyangiritse, ibyo ngibyo biraza gukorwa. Hanyuma ku kijyanye n'ubucuruzi butemewe bwo gucururiza ahatemewe bwo rwose tuzakomeza kurengera ubuzima bwa buri muntu n'uburenganzira bwa buri muntu, ariko ikintu gikomeye cyane twifuza dukomeza kwibutsa abantu ko gukora ubuzunguzayi n'ubundi bucuruzi bwose bw'akajagari bitemewe, kandi rwose badufashije bakabyumva, ibyo ngibyo byose bijyana n'ibindi bibazo byacika. Ubwo twavaga ahabereye iyi mpanuka, umushoferi wari utwaye imodoka Rwezamenyo mu bwoko bwa Mahindara yari yajyanywe kwa muganga, naho aya mafi atatu yari ari gutwarwa n'uyu muzunguzayi nayo yari yamaze gushyirwa muri iyi modoka, abanyerondo bamaze gukuramo akabo karenge. Gusa kubw'amahirwe Imana yakinze akaboko ntawahasize ubuzima. Pierre Imanishimwe, BTN TV i Kigali. Noneho tekereza aya mafi wenda yaranguye imwe 2 nayigurisha arayigurisha 2,500, araba afitemo inyungu y'1,500. Akenshi aba babyeyi baranigomwa ntabe yanagura akaji ka 500 ngo akanywe. Ariko rika banshakire nimero za perezida w'inama njyanama y'umujyi wa Kigali ambwira kugira ngo umujyi utere imbere ugira abaturage babayeho neza, nuko abanyerondo ndetse n'imodoka z'isuku n'umutekano, kandi zimwe muri izi modoka usibye ko iriya yakoze impanuka ejo bundi ni zimwe polisi yahembye imirenge mu kwesa imihigo. Rumva, ariko ubundi imodoka z'isuku n'umutekano zigurwa ku mafaranga y'abaturage. Noneho ukaba usanga izi modoka ntago ishobora kugutwara urwaye ngo ujye kwa muganga kwivuza, ntago ishobora kugutwara cyangwa ngo iragutwara igiye kugufunga kujyanye kwa kandi warayiguriye. Haryo ubu wagaruka kunsaba umusanzu wo kuguraga imodoka y'umutekano, imodoka y'umure, nayitanga iyo nkunga. Iki mfasha ari ukunyorohereza kugera kwa Kabuga nkata umuryango. Abantu bo mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali mutagira inama mu mujyi ngo aba bantu rika bakore ubucuruzi bumeze gutya ahangaha. None se muzubaka amasoko hose ubwo bushobozi burahari, kandi mufite n'ibindi bibaraje inshinga byo gukora. Mufite gukora imihanda, mufite gukomeza kugira Kigali cyeye, ni byinshi byo gukora. Iki cyo kwirukankana abarimo kwidudubira bashaka ubuzima cyakagombye kuba gishyizwe iruhande. Sinzi nimba iki kibazo nyakubahwa minisitiri muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mutakibona nk'umusaraba umujyi wa Kigali utengatiye. Hari inkuru twakoze ejo bundi ni Mageragere y'umuturage wagize ikibazo nyuma yaho asenyewe aho yari atuye mu manegeka, arangije ajya gutura noneho ahari hanyuma y'amanegeka yakuwemo. Nkibaza rero ibi bintu dukomeze tubirebere gutyo gusa. Ikintu nshaka gukora, ndashaka kuzajya kureba uyu muturage wagongewe nimba ariko ni butike, ira ni butike ra reka nze mbaze uyu ariko reka no kwirwa muhamagara, reka nze mbirebe hano. Kanze mbirebe hano rwose. Harya uyu munsi nibwo basomeye ya mpano, urubanza rwa ya mpano rwasubitswe.
abantu bababajwe cyane n'ibyabaye kuri iri duka kuko mana yanjye ubu nyiri iri duka yari he koko mutambeke nyiri iri duka yari ari hehe ubwo aricaye yaratuje cyangwa nawe ahubwo arimo kuvurwa umutima ibi byigeze kubaho kuri uyu muhanda umanuka kuri eripe usa nk'ujya mu miduha imodoka yari itwaye abanyerondo nabwo yaramanutse nimba yari yirukankanye nde nabwo shoferi akase imodoka ibira birindutse bamwe mu banyerondo barakomereka mu buryo bukomeye cyane nari nguhamagaye ndi mu kiganiro ngira ngo tumbwire kuri iyi nkuru yabereye Rwezamenyo ku munsi w'ejo ahangaha imodoka yagonze ni iduka ni umuturage usanzwe uhibera ikibazo cyari kimeze gute hano urumva nyine birukankanye umuzunguzayi umushoferi akase nyine imodoka iranga ahita akubita iduka ry'umuturage wari uri gucuruza aho ngaho amakara yinjira muri depo y'amakara nyiri iri duka yari ari he iryo duka n'uwo twaganiriye avuga ati Uwiteka aracyandinze ariko ibyo mboneye aha ntibibaho umunyerondo afashe umwanzuro yirukankana amafi aho kujya gutabara umushoferi uri kunagana mu idirishya ava amaraso amafi atatu papa oya none se uriya w'indobo y'amafi bari bataramufata yari akirimo kwiruka dore uwo bamuvanye kuri 40 bamwirukankana indobo yari irimo amafi 3 narayipfunduye bamuvana kuri 40 tiri uzapfundura inkono ibiri baba umanukanye tiri hari hepfo Rwezamenyo ya mbere umugore abona birakaza bakaswe muri kwe agikata imodoka arimwe abanyerondo babiri umushoferi nawe barazinze akizinga abona ntago imodoka ari inyuma ahita yinjira muri depo y'amakara gahora inyumvire imodoka yari igikubita abanyerondo barasimbutse bagwa hirya iyo umugore nawe abajugunya indobo arirutse abanyerondo birukanka bajya gutora amafi ko nawe unyumvire no kuri kw'Imana bibagirwa ko rero bakoze impanuka ubwo nahageraga nasanze abaturage bavuga ati ibi bintu ntago bikwiye ko umuntu agakwiye kwirukankanwa ashaka icyo kurya nkaho yishe umuntu cyangwa nkaho atwaye urumogi ariko nta nubwo bikwiye umuturage umuzunguzayi yambwiye ati njye nashyizwe ku ntonde 5 ubwo ni impapuro 5 banyandika umujyi wa Kigali unyemerera senkanti bambwira ko nzakorera muri Gatsata aho bita mu Kiderenga isoko ryo mu Kiderenga naranguzaga ibigori isoko bararisenya mbura honjya n'amafaranga banyemereye ntibayampaye niyo mpamvu ndimo ndacuruza amafi ubu se ko amafi 3 nye bangiriza imodoka nshyashya n'inzu y'umuturage bungutse iki uyu mudamu wacuruzaga amafi mwarabonanye twarabonanye Uwiteka mworohereze ntaze gushyirwaho kese yuko yarwanyije inzego z'irondo nta byo kurwanya inzego we kuko arakubwira ngo nabanje Imana mbere yo kujya muri aka kazi ariko yanabanje Imana atabanza Imana se umuntu birukankanye n'indobo y'amafi diridiri agasiga imodoka kugeza ubwo imodoka ishinze ubwampene icyo kwa by'abaturage bavuze ko biriya ntago bikwiye byagashatswe ubundi buryo bikorwamo mbere ubundi umujyi wa Kigali waratubwiye ko umuturage niya bamwirukankanya akagerageza kubahungira mu nzu bamureka biba birangiye apfa kuba yavuyeho bari bamukuye ariko ibintu byo kwirukankana abantu mpaka no mu nzu oya bamwe mu banyerondo birengagiza ko ari abakozi b'abaturage none no kubirukankana ugasanga nta bumuntu bubirimo ukuri kw'Imana biriya bashatse bajya babivuga ati munyerondo niba mukwiye ku muhanda umuturage akamunga akamanuka mu ngo niba mureke apfa kuba yabumvishe rega kuri aba bahunze abagiye nuko aba yabumvishe suko aba yanze kubumva adashaka kubumva yagumaho arabumva akavuga ati kambahunge ngende ahubwo bakamukurikira erega ntago abantu bose bazakora akazi ko mu biro ntago bose bazicara kuri mikoro ngo bakore aka YouTuber
ntago abantu bose. Ni nayo mpamvu leta itubwira ngo nimwihangire imirimo. Uyu munsi nimba ufite umuvandimwe wabashije kugira icyo akora akiteza imbere akakubwira ati reka nguhe 100 ushaka icyo abana barara bariye, ntago ayo mafaranga ugenda ngo ujye kuyaguramo ibiryo, ahubwo wakagombye gushaka icyo ukoramo ukazajya urya mu rwunguko. Iyo niyo gahunda yangira nkugire. Ntago rero umuntu urimo gucuruza kandi ubucuruzi arimo gukora atari ibiyobyabwenge yakagombye guhigwa nk'umuntu ruharwa. Ntago biriya bintu ari byo, ntago ari byo. Njyewe nicyo kintu nari ndimo kuvuga ngo iyo uvugishije madamu Emma Claudine Nirenganya arakubwira ngo ni ugushyira mu bikorwa ibyemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Ese iyo nama njyanama y'umujyi wa Kigali yo ntishobora kwicara ngo ibone ko ibyo bakoze bidakwiye bihindurwe? Ibyo bintu bakoze ni ikintu kiraho cy'igisitati kidashobora kuba cyakwimurwa. Ni ibintu byanditswe, ni ibyemezo byanditswe, babonye ko bibangamye byahindurwa. Ni nayo mpamvu n'itegeko nshinga ryahindutse, abaturage bagasaba ko itegeko nshinga rihinduka rigahindurwa. Ntabwo uzambwira ngo uyu munsi duhangayikishijwe n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'abana bo mu muhanda. Uyu munsi dufite ikibazo cyo kuba ibiribwa ku isoko, ikiro cy'ibirayi cyageze ku mafaranga 1,500. Ibintu bimeze nabi cyane. None umuntu ufite umuryango w'abantu 5 udafite icyo uri bukore, nanagerageza icyo agiye gukora ari bujyanwe Gikondo, abo ngabo 4 basigaye barajya he? Barajya mu muhanda. Ubu polisi izajya guhangana n'ikibazo cy'umutekano, igiye no guhangana n'ikibazo cy'abakagombye kugira icyo bakora bagiye kuba bajura kubera ko batakagombye kuba bajura. Ibi bintu birakwiye koko? Oya, ntago bikwiye. Reka dushimire cyane. Ikindi abaturage bagarutseho, uretse no kukigarukaho zare na comment nyinshi zitangwa, baragira bati imvugo wowe bivuga nk'umuntu ujya kuri tere utagendeye kuri comment z'abandi, kuko ntabwo reka njye mbibwirire nk'umuntu uba wibereye kuri tere kandi nk'umuntu uba wigereyeyo. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali ajya agerageza asegura imvugo y'ukuntu asubiza. Niba usubije ukavuga ngo abo tuzakomeza tubafate kandi tubirukankane tubace, ariko barimo gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Ntabwo rero inama njyanama y'umujyi wa Kigali ishobora gukuraho umutima wa kimuntu n'ubumuntu. Bakagombye gutekereza mu buryo bwagutse, bakabona ko icyo kintu kibangamye. Abaturage barimo kwiyongera, ubutaka buhingwaho ntabwo burimo kwiyongera. Muri uyu mujyi wa Kigali bahinga he? Kandi ko buri wese akenera kubyuka akagira icyo abona cyo kurya, akagira uko atunga umuryango, ndetse bamwe bakabona amafaranga y'ubukode bw'amazu bacumbitsemo. Hanyuma uramubwira ngo wikora iki ngiki, arabahwate ko nta mushahara ugenerwa abashomeri, nta kintu. Ariko akabi gasekwa nk'akeza kabisa. So urakoze cyane rero, reka ngushimire. Asante. So reka mbonereho nshimire cyane ndetse n'abandi mutubana umunsi ku wundi. Nshimire cyane mwe mwadukurikiye, nshimire abatanga ibitekerezo umunsi ku wundi. Uwiteka mugenga wa byose akomeze guhira imirimo y'intoki zanyu. Mukoreshe kandi mutunge telefone nziza cyane bayita Tinoz mobile phones. Wayisanga Nyabugogo ahazwi mu Kidendezi. Abashaka kurangura mwadusanga mu nyubako ya Kaizen usa nk'ujya Kimisagara, aho ngaho rwose uraba wahageze. Kandi telefone za Tinoz urasanga mu gihugu hose, njye nitwa Ndahiro Valence Papi. Uwiteka mugenga wa byose akomeza ahira imirimo y'intoki zanyu. Ndabakunda, ukomeze kugubwa neza. Bye bye. Yes, cheers. Nawe warika mubwire ngo cheers. Nguyu musi udasobanya mu guhuza abashaka gusabana bya nyabyo. Usibye kuba cheers ari strong beer, ikaba ifite ubudasa bwo kuba ifite icyanga kidahusha icyaka. Ikindi gitera hangover. Cheers isuzanirwa na Oranza Company Limited, iyikubuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ukaba uyisanga aho usanzwe ugurira icyo kunywa hose mu gihugu, yaba mu tubari, mu mahoteli, mu maresitora, mu masupamaketi atandukanye. Ubu Cheers yageze ku isoko. Usibye kuba Oranza Limited ituzaniye umunezero w'icyo kunywa,
banadushyiriye ubwasisi bwo kutuzanira imodoka zikoresha amashanyarazi bitagusabye gusiragira ushyiramo esanse aho ugeze hose. Aya mahirwe wayakura he? Usibye kuba izi modoka ari nziza nta nubwo igiciro kihenze kuko tuyiguha ukishyura mu gihe kingana n'imyaka 5, n'abifuza gukodesha by'igihe gito namwe mwashyizwe igorora. Bindi bisobanuro wakwifashisha nimero ureba kuri ekara yawe. Ubanza Company Limited, iterambere ryihuse ku banyarwanda.